Yesu we mana nyagasani, mana nyagasani, mana nyagasani. Mumbabarire abantu mukurikiye Tina TV show. Mumbabarire ntangiye kuvugishwa kubera ko afite umujinya. Tina TV show. Imihanda ya Kigali yanyereye. Kayitari Ntare nkabo umunyamakuru n'umusesenguzi ebana narababwiye ngo mu myidagaduro nzajya mbahasho bibarenge. Umuntu witwa Muyango DJ Brian barikoroje ubutinganyi mu gihugu bumaze kuba akandare pe. Ingo zasenyutse zarangiye n'ukuri kw'Imana. Ibi bintu igihugu nikidahaguruka ngo gihagarare, ubuyobozi buhaguruke buhagarare, ibi bintu bimaze kuba icyorezo, bumaze kuba ikibazo. Ingo z'abantu zashize zisenyuka kuko ibi bintu Yago yarabivuze. Kwanza reka manze nkwereke umuntu witwa Yago wubahwe, respect, nukuri urabikwiriye. Yago avuga ubusa, umva nyine ibintu byose avuze ngo yavuze ubusa, ngo Yago aragenda biciro ry'umugane, ariko iryavuzwe riratashye. Yago rwose wubahwe, aba big naje ahantu muri hose, mwihe akantu mwigurira icupa mwiyongere irindi. Ibi bintu Yago yarabivuze, arangije aravuga ngo DJ Brian nzagushyira hanze ngaragaze ifoto ya video yawe ukomba mu gitsina cy'undi mugore mugenzi wawe. Yago aho yibereye i Bugande bamutera amabuye, bamusamira hejuru, uwo bita bashu cyangwa se jihadi, urumva jihadi w'agapipi ebana, amusamira hejuru, aramutukara mutukuza umwana w'itabagwe. Araceceka aravuga ati mumbabarire nemeye guseba. Iri jambo narabivuze. Yago buriya ntago yemeye guseba, yaravuze ngo nemeye guseba, mumbabarire nemeye guseba. Yabivuze inshuro 3. Yago ariko kubivuga kuriya nta kindi kintu cyari gitumye abivuga, nta yindi mpamvu, kwari ugushaka amahoro. Buri ururimi rwoshywa n'urundi, ariko Yago ibanga yararizi. Video ubu tuvugana irahari. DJ Brian agende gake nk'ugenda mu mawa cyangwa se mu rutoki rurimo amashara, urumva, kuko ahari bukandagire hose turamwumva. Babyita gufata umujura cyangwa se gufata umuntu matekwa. Kuko ubu tuvugana umuntu witwa DJ Brian yamaze gushyirwa mu majwi yuko ari we muntu wahemukiye umuntu witwa Kimenyi Yves, ari we muntu umusenyeye kubera imico mibi n'ubugeso bubi byo kurara bahostinga mu tubari, urumva, banabivamo bagataha uwajoro, urumva, kugeza ubwo bigeze kubaza umuntu bita Muyango impamvu cyangwa se niba nta n'ikibazo bitera kuba arara mu tubari ahostinga kandi umugabo w'Ikimenyi aryamye. Arangije aravuga ngo nawe yagiye muri lokale ntabwo anjyana. Icyo nicyo kibazo, nicyo gisubizo umuntu witwa Muyango wa Kimenyi Yves yasubije. Ariko kubera yuko bimaze kuba ikibazo, byarabanje birahwihwiswa, biratutuma nk'ikirunga cyenda kuruka, ariko cyanarutse. Urebye imiriro n'amagambo n'amatiku biri kuri social media hagati ya DJ Brian, Godfather n'umuntu bita Dekati, bari bahuje imirongo kuri telefone bari guhana ibitekerezo, ariko wumva n'ubundi ari ubujajwa barimo. Bamwe bashyigikiye DJ Brian, abandi bavuga noneho DJ Brian ashyiramo n'ibintu byo kwiyemerera, avuga ngo Kimenyi nanamugaya yaba ari n'imbwa gute ubundi umuntu w'umugabo mutwara umugore. Munyumvire aho ubutinganyi bugeza abanyarwanda n'igihugu cyacu. Ibi bintu impamvu mbivuze bimaze kuba indenga kamere, kugeza ubwo n'abagabo bagiye nigeze kumva abantu bahwihwisa, urumva, abantu mukurikiye Tina TV show mubanze munyumve neza. Mu minsi yashize bongera imisoro, hari abantu bavuze ko n'abasore bagiye kujya bagira imyaka 35 batarashaka, nabo ngo bakwiriye kuzajya bakwa umusoro kubera ko bashiki bacu barimo baragumirwa. Ariko reka bagumirwe ni bugihe. None se niba umugabo atagikwiriye kugira icyo avuga ku mugore we yishakiye, ubundi ibyo ni ibiki? Tujye tuvugisha ukuri, dushyire ibintu ahabona. Kuko Kimenyi yamaze kubona ko bimurenze, kuko mu bintu yagaragaje cyangwa se yabashije kuvuga, ko je nakurikiye record zose, amajwi yose nayumvise na ya Kimenyi Yves wakiniye APR agakina Rayon agasoreza umupira muri Kiyovu. Aravuga ngo jye n'umugore wanjye nitukibanye neza ku buryo ntakinamuhindukiza ngo abyemere, ku buryo nagezeho mbona ko bimaze kuba ikibazo gikomeye, nkajyana namuturisha nkamubwira ati sheri bite kutakinyumva, ngo ku buryo nyine Kimenyi byaramurenze. Bari basigaye bafata n'igihe kingana n'icyumweru kikanarenga badakora ibikorwa by'abubatse cyangwa se batajya mu materaniro y'abakuze, mu buryo bwo kubivuga mu magambo meza.
Kimenyi agafata umuntu bita Muyango nk'umugore we basezeranye mu mategeko, mwese mwarabibonye babikoze izuba riva, akamuga ati se sheri turafiki ni iki cyabaye, harabura iki mu rugo rwacu, watuje ugashyira agapira hasi tukubaka, ufite ikihe kibazo, ni iki gituma utakimpa ibintu nk'umugabo mwasezeranye kandi wabyariye. Munibuke yuko narababwiye mu kiganiro cy'ubushize kuri Tina TV show, yigeze agikina no muri Kiyovu, bigeze kujya ndayifitiye wagira ngo biba ndi munsi y'igitanda. Munyarwanda no aciye umugani ngo babukaranga ndi munsi y'urujyo. Nanjye rero ubu niko bimeze, niyo makuru mbazane. Kimenyi kwihangana byaramunaniye, arangije abwira umugore we ngo ese kuki nguturisha ntutuze, nkanakubwira ngo icara duhana ibitekerezo turebe ikibazo kiri mu rugo rwacu ibintu bigende neza, ukabyanga. Nkabona nyine ufite amarere menshi, ufite ubusazi, ariko wajya kwa DJ Brian akaguturisha nkabona uratuje. Muri make DJ Brian yahindutse nk'umugabo wande wa Muyango. Icyo kintu mucyumve neza. Ikindi ameze nk'aho ari we muntu, ameze nk'aho ari manager we mu bikorwa bye bya buri munsi, kuko no mu kabari ba hostingamo amakuru mfite kandi yizewe nuko bashatse kwirukana DJ Brian bitewe n'imico mibi ye y'ubutinganyi. Arangije Muyango aramwitangira aravuga ngo aho kugira ngo mwirukane DJ Brian, mufate ubushahara wanjye mwampembaga mukatemo kabiri, mujye muhemba DJ Brian ariko agume mu kazi. Urumva? Kubera yuko bivugwa yuko Kimenyi na Muyango babaga Norvege mu nzu bakodeshaga, ariko Kimenyi bikanga ubuzima bukanga, buriyo wasezeranye n'umugore cyangwa se niyo mwamutarasezeranye, ubundi banga ry'urugo iyo umugabo yatsikiye nta n'ubugomba, n'abana mwabyaye nta n'ubwo baba bagomba kubimenya. Mamugomba kubyimenyera uwa peke mwenyine nkuko muri kumwe, nkuko mwabisezeranye. Niba umugabo byanze umugore agafasha umugabo, nkuko n'umugore yadakora umugabo aba hari akabikurikirana ruzungu. Ariko Muyango yagize gutya ngahita kimbiza uwo bita nde Kimenyi. Navuze ngo ibi bintu ubuyobozi bwacu nibutabihagurukira, iki kintu cy'ubutinganyi nabonye hari n'abahungu basigaye bizereza hano Nyamirambo kuri 40 bambaye utujipo bagenda bashibura utubuno badafite. Urumva nukuri ibintu ibi bintu ndabivuze mbivugiye ahangaha, mbivugiye ahangaha. Nari naranze kuvuga ariko ndavuze. Ubuyobozi nibudahagurukira iki kibazo cy'ubutinganyi, ingo zigiye gusenyuka, abagore ntibacyubaha abagabo babo, basigaye barayobotse imico mibi. Urumva niba bigezaho Kimenyi yirukanwa mu nzu ngo nta gikora, ngo nta mafaranga yinjiza, urumva kandi akibishoboye yarabikoraga. Urumva never know, birashoboka yazanagira gutya kongera akagaturitsa agakora. Kuba atagikina umupira turabizi twese ko yasezeye, ariko uko umugabo aguye sikama byameneka. Giye nkoresheje ikinyarwanda nderuye. Kimenyi ndagukomeje, uri umuntu w'umugabo mugenzi wanjye, humura bizaza. Nushaka uzajya umamagara nze nkwereka uburyo bizagenda, yewe ndagukomeje. Ariko umuntu bita Muyango uriya muvuma ari gukura mu rugo rwawe, nutagukurikirana uzamuta ku gasi. Bivujyana abantu babona kuri Tina TV show. Nushaka kujya uhora umpamagara boss, jewe nze mukuru abanyarwanda mbabwiza ukuri. Nawe mbikubwiye aho wicaye aho na cameraman nawe ubyumve Prince. Urumva jewe mbaho ukuri, urumva oya nibyo jewe jo bundi, ariko ni inkuru nibihuha bavugaga. Niba baravuze ngo abasore ntitugishaka, njya numva abantu bivugisha ngo dusigaye dutinya inshingano. Yaburetse ngo dusigaye dutinya inshingano. Ntago dutinya inshingano, dutinya ibyo dukorerwa.
abagabo basigaye bahohoterwa nyine nta mugabo ukiba umugabo mu rugo rwe urumva kuko nta kuvuga guhari niba umugabo ntacyo atahanye yabaye imbwa niba umugabo nta mubyiza acyuye yabaye imbwa niba umugabo nta mafaranga ahaye umugore we yabaye imbwa niba utagishoboye kujyana umugore kumucira inzara no kumusukisha yabaye imbwa nyine umugabo kuba umugabo ubu ngubu ni ukuba nyirandarwemeye ukemera ukaba inganzwa urumva bakanyuga heha icyo nicyo cyitwa kuba umugabo i Kigali oya genda bivuze urumva kuko ibi bintu birakabije niba ubutinganyi buretse niba bigeze aho umugabo atagihaza umugore we kubera ubutinganyi na biriya biboro numva ngo by'ibitsina basiga bajya kugura iriya mu Bushinwa urumva ngo babiburetse ngo babyita vibrator urumva ubwo nyine nukubishyira mu mupuri bikagenda bikavibura Brian najyaga numva kera niba yari yarararutse niba yatarararuka ngo hari ukuntu ngo ajya gukora imirimo y'abakuze ngo utuntu tukihina none yumvise utuntu tutakihina abagabo batakimutosha ajya kuzana vibrator izo nizo yararuje abagore babandi ureruye nderuye izo nizo yararuje abagore babandi kuko niba yagwasiga avuga ngo nzagaragaza akabihagarara ariko akavuga ngo nyuma ngo ndemeye ndasebye nta video zawe mfite ukomba mu gitsina cy'undi mugore ndasebye mumbabarire nta nubwo nzongera kuvuga ko DJ Brian ari umutinganyi mumbabarire ntabwo nzongera kuvuga yuko Jihad ari umutinganyi mumbabarire mbasabye imbabazi ndabiretse yahise abireka niyongeye kubivuga yago ubundi yago bari batangiye no kujya bamuhaga banavuga yuko ari we gashoza ntambara uzana urusaku rwose muri social media ashotora uwo bita DJ Brian ashotora n'umuntu bita Jihad Sipiriyani cyangwa ni gafirimbi ni press ubivuze mwa abantu mwegewe Jihad ntuze kuntera ibuye ariko nandi mbabazi ngusaba agende kuvuga ibivugo urumva oya buretse ibi bintu yagakimara kubivuga yasabye imbabazi baravuga ngo ni ibya yago gena arisigaye mbona atakinarebwa na views yarasigashyira bere yashyiragaho ikiganiro cyangwa inkuru mu isaha imwe 100,000 bikaba bimaze kumukurikirana ubu yarasigashyira we na Sabe nawe nabonyaga byaramaye bari basigaye bashyiraho inkuru zikarebwa n'5,000 mu masaha 8 byaga byaratewe na se ko na Sabe yabigeze kumufatira muri wagwani oya wagwani nyine yabaye wagwana ariko buriya naje gusanga umuntu bita yago ni umuhanuzi yago nibi wabo batagira juju juju ni iki juju ya ko yago numu arabizi cyo kirimi wari buze kuvuga we ni yago bujya ndabizi kari bunkurikire pe natanankurikira nari buri inshuti y'ibiboneka na posting juju nyine wimenesha ibanga dia ndi umuntu w'umugabo sibyo niba iwabo wa yago batagira juju yagura umuhanuzi niba utajya ukunda kujya kwa Rutanga akagukoreraho iwanyu mugira juju ubwo niba atari ibyo yago n'umuhanuzi nta kindi ndengejeho uramwimitse ndamwimitse n'umuhanuzi wemewe kuko niba yaravuze ngo buri muntu wese wamuvuzeho cyangwa se akamuhemukira impamvu rega banga yago mwebwe ntago mubizi avuga ukuri ndabivuze yavuze ngo buri muntu wese wamuvuzeho azahura n'ibintu binini nose ko bavuze ngo hari video za DJ Brian ziri hanze ngo zirimo ziracacara ariko zitarasohoka ngo zerekwa abanyarwanda ngo ari gukomba mu gitsina cya mugenzi we uwo nyine bahuje ubugore ko DJ Brian si umugabo none ko byavuzwe n'abantu batari yago yagabo abo bantu n'abakozi ba yago niwe wabatumye yagakanya nta kintu aravuga ariko yago naramuka avuze ararekura bomba atomique nuko afite depression wenda kuba wenda hari umufasha wagiye oya none se kuba umugore wa yago yaragiye na mikoro ze zirafunze nyine ashobora buretse Nyarwaya atameze neza urumva yakundaga umugore ndabizi yakundaga umugore ariko navuze ngo uko umugabo aguye si ko ubugabo bumeneka kandi none ikindi cya kabiri yago yabijeje yuko atazigera yongera kugaruka kandi yagura bizi kari umuntu umugabo kandi arinda ijambo rye atazongera kugaruka muri social media avuga kuri abo bantu babiri avuga kuri Brian na Jihad ariko nibyo ukora yagwarinda ijambo rye noneho bisobanuye ngo nimba yaratwijeje icyo kintu nka tubizi ko ijambo avuza akenshi risohora vuga ngo yago ntago ari yambwiruka ngo isubire ku birutsi yarutsongera ibirki urakoze sobanuye ngo ntago azagaruka kubavugaho urumva yego ariko bo ibyabo bizagenda byishyira hanze kandi abazabishyira hanze ntago ari abakozi ba yago
iryo jambo si yago yarivuze. Bahagarare rero baze barebe za video ziraje zijye hanze, noneho baze abahubwino. Noneho yago nukuvuga ngo we ukunasigaye yikorera nibuze ubutasi bw'abarusiya guhera bakiri Soviet bakoresha icyo bita KGB. Abarusiya nibo banazi. Abanazi nabo kwahitira. Baranye rero press uranga umva n'imitwe nk'iyo badivenda kwiye. Para umuntu wanzanye kuri Tina TV show wambemukiye. Ubundi sinashaka kugaruka muri studio. Ariko reka mbabwize ukuri. Nukuri kw'Imana ibi bintu birakabije pe. Kuko niba umugabo atakirongorera umugore yaramukoye izuba riva, asigaye arongorwa n'ibipupe. Ndavuga bira bi vibrator basigaye bazana, najyaga mbona nibira Miss Naomi harya ajya gakoresha. Miss Naomi yo sorry apana Miss Naomi umbabare nagaro nashaka wa undi Isimbi Noeline Isimbi Noeline urakoresheje Nikeni ntabwo ari Henikeni sutyanyu uri muravuga nuze ishanga we ari iki boro nabonye kimeze nka mikoro uyabana na birenze sinibashaka bamanure kamera ntabwo namanura ngiye urumva nuruno reka mbigire gutya nuno rumeze nka mikoro yagiye ashyira ku mupura akajya agira gutya abona ibintu nyine bimeze nyine nk'iki nk'umureko w'amazi birimo birigira bityo urumva niki biriya ngira ngo ni nabyo bita vibrator simbizi. Yego ibaze kugira ngo umugabo mu buriri asigara asimburwa n'ibipupe cyangwa se n'imashini ko ziriya ni imashini. Ubwo tugiye kubivugaho neza ntabwo twatugiye kubyita iminsi ya nyuma mu minsi ya nyuma agiye ivuga muri Bible muri Bibiliya. Yego nubundi nibyo biri gusohora nese niba bavuga ngo umubyazi hakana umwana we abantu bazakunda iminya nubundi biri mu buryo bwo gukunda amafaranga urumva bakibagirwa ubumuntu bwabo nicyo bita indangagaciro na kirazira. Kuko iyo watangiye gufata ubwambure bwawe ukabukinisha ukoresheje kiriya kintu sibyo nubundi naho biba bitandukaniye n'ukwikinisha biriya n'ukwikinisha n'ukwica mu mutwe. Ikindi bituma utongera gutekereza umugabo ari ikindi kintu umuntu sibyo biriya rero nibyo bintu byabaye kuri Kimenyi. Noneho umuntu wita DJ Brian nko nabibabwiye yajya arishobora mu kiganiro ari kumwe na Badekadi n'aba Godfather n'abandi aravuga ngo ubundi Kimenyi ndanamugaye nta n'umugabo umurimo ubundi umugabo ntwara umugore ni mugabo nyabaki. Urumva ahantu bigeze bivuze ngo Muyango nawe ahantu uri njye mbibwire Muyango ankurikire neza nta cyubahiro wigeze uhesha umugabo waramusuzuguje pe mu buryo bugaragara mu buryo bufatika ahubwo ese nago kuko hari ibintu biba bigaragara ariko utabifata. Bese gato nago ijambo yaramusuzuguje aramugayisha amwambura ubugabo amwambika ubusa amwanika ku karubanda aramumesa aramukamura aragenda mugira nk'ifiriti niki gishirira reba ikara riri mu ifuru niba wari wagera ahantu bacurira inkota ngurebe uburyo inkota ibe yakabiyo bari kuyicura bro yaragiye aramucurangura Kimenyi yambuwe ubusa ku karubanda yamburwa ubuga barandikwa ariko Kimenyi nawe agira rwangendanye agize uwo bakundanye ari muri aperi abagize gutya mushyize hanze ngo ni Kafimbi ngo ni umusifuzi agize gutya huye na Muyango aravuga ati reka nshaka umuntu nyomora aho kugira ngo amwomore ahubwo aramwometse. Urumva nukuri Kimenyi ashobora kuba afite rwangendanye ushobora kuba uri muganga je nago ndi muganga ndi kuvugisha ukuri kubaga nta kinya no reka nkwereke naga ari kuvuga ngo nukubaga nta kinya je ndi kuvugisha ukuri kweruye sibyo ikintu niba hari ikintu bita guhurwa nabivuze ibi ngibi ni mujya mubona abagabo batarongora abasore abandi bagasenya mujye mumenya ko hari aho bifu baravuga ngo ubibahetse abayigishuwe mu mugongo. Yego sibyo buri ahantu dukurira aho tuvuka uburyo turerwa nabo dukurira mu maboko iyo tumaze kuba bakuru biradukurikirana. Fantastic. Turumvikana ibi nabyo bituruka mu burere buke sibyo bituruka niba rero ari kuri Muyango yarezwe nibyo umuntu arivukira ushobora gusanga ababyeyi ntako batagize nahoze numva ngo buriya ngo se wa Muyango yigeze no gukorera igihugu mu buryo bw'umutekano sinzi urwego yakoreye niba ari urwego rwa polisi cyangwa urwa gisirikare sinzi niba ari urwego rwa daso cyangwa se isco hari inzego nyinshi z'umutekano sinzi ntago nameshuninga ahangaha ariko nigeze kumva ngo yigeze kuba mu nzego z'umutekano sinzi ngo tugara ku musozo rero buretse gato ariko ababyeyi ba Muyango ndizera neza 100% ko bamureze neza ntacyo batakoze baramwigishije yize neza yakoze iki ariko gusa icyo bakoze cyose
umuntu yarivukiye nibashaka bahebe ngaho mbwira dusoze. Nandi kubaza ikibazo kimeze gutya. Ese ni ko hari statement wavuze ngo igihe DJ Brian yari kuri live na Decat na Godfather yigeze kuvuga ngo Kimenyi yatwaye umugore Kimenyi. Ese yabivuze ameze nk'uvuga yuko ese nimba naramutwaye ubwo Kimenyi ni yabivuze ameze nk'uwemeze ko yamutwaye cyangwa yabivuze muri context? Reka nkwereze. Bari bavuze niba ari Decat waruvuze ngo DJ Brian ngo uremera yuko watwaye umugore w'abandi. Hanyuma DJ Brian nawe aravuga ngo ariko giye murasetsa ngo ahubwo ngo ndanakomeye. Ngo niba sigaye ntwara abagore b'abandi babagabo b'abandi ubundi umugabo natwara umugore ubundi abakiri umugabo. Aho ngo bishaze gusobanura yuko yarameze nk'umuntu uteruye 100% ariko nanone ari gusebya mu bwenge umuntu bita Kimenyi. Reka nkwereke. Ariko yanavuze ngo biriya byose ni Yves wabyiteye kuko ngo buri kimwe cyose ngo bakoraga ngo niba ngo yararunguraga ngo muyango ngo kamuha nabi ngo akabivuga ngo yamurongora ngo akababara ngo nabyo akabivuga ngo nyine ngo ntagamuha neza. Ariko nyumvira aho babigeze gufata umuntu bira no gufata umuntu ukagenda ukamufata gutyo ukamuhagarika nko muri rompo hagati warangiza ukamwambura imyenda yose na box umusigiye. Nyine ubuzima bw'umuryango wa Kimenyi bwose bwagiye hanze ariko nta numwe natera ibuye. Byose ninde Muyango niwe kabitera. Sezera ku banyarwanda bari gukina Tina TV show kugira ngo ejo tuzabazanira inkuru z'igikoba yikuriye ikarabi ibyarira iki umuriro. Nta kindi nabasezera mbabwira. Ubwo nyine Muyango yitegure. Mukore subscribe, like, share na comment kuri Tina TV show. Murakoze muramuke. Sawa.